Hello friends, mu gihe dutangirira iki cyumweru gishya nifuje kubagezaho incamake y'igitabo The 5 Second Rule. Akaba ari igitabo cyanditswe na Mel Robbins. Iki gitabo rero kikaba kibanda cyane cyane ku bintu bijyanye na productivity. Natekereje ko cyaba ari ikintu kiza ndetse muri iki cyumweru tuzirikanye. Uyu mugore rero ajya kwandika iki gitabo avuga ko umugabo we yari afite ibibazo bya business ndetse n'umugore nyine abari handi wavuga ngo umuntu abari mu bigeragezo ku buryo byamugoraga kuva mu gitanda kugira ngo abyuke mu gitondo. Umunsi umwe rero alarme iravuga irasakuza kubera ko yaramaze igihe nyine ayisinuzinga postponinga nyine ngo iminota 5-10 aravuga ngo uwo munsi noneho reka ahindure nyine uburyo abayeho. Arabara ahera kuri 5, 4, 3, 2, 1 arahaguruka. Yumva ni ibintu bimutangaje cyane cyane nk'umuntu wari down, cyane cyane nk'umuntu wumvaga nyine emotionnellement atameze neza. Umunsi ukurikira nabwo kugira ngo alarme yongeze iminota 15 yo kugira ngo abyuke arongera arabara 5, 4, 3, 2, 1 arabyuka. Avuga ko rero kuva icyo gihe nubwo atari bwo bwa mbere wenda twavuga ngo niwe ubivumbuye, ariko avuga ko kuva icyo gihe ubuzima bwe bwagiye buhinduka kandi birumvikana ku buryo reba ufite decision ufata mu masegonda 5. Ni ukuvuga ngo niba wagiye mu nama ukaba ugiye guhura n'abantu, umutima wawe cyane cyane icyo gitabo kibanda kuri conscience. Niba conscience yawe ikubwira ngo vugana n'uriya muntu muhe business card, niba conscience yawe ikubwira ngo ujya muri HR wenda se unegotiate umushahara wawe, buri gihe ngo iyo urengeje amasegonda 5 umubiri wawe kubera ko ariyo nature yayo, ibitekerezo byawe mind yawe kubera ko ariyo nature reflex bigira nukuba opposite y'icyo kintu ushaka gukora. Niba uvuze ngo uyu munsi ndajya muri wenda se muri gym kora sport, bara 5, 4, 3, 2, 1 uhaguruke wambara iyo myenda ya sport ugende nyine ujye gukora sport. Niba wenda se tuvuge washakaga niba tuvuge wenda ugomba gusoma igitabo, waravuze uti ngiye ku munsi nzajya nsoma page 2 z'igitabo, aho kugira ngo urebe iyo Netflix bara 5, 4, 3, 2, 1 uzimye iyo televiziyo cyangwa se uzimye iyo laptop niba ari ukoresha, noneho nyine ujye mu action uhite ukora nyine icyo kintu wiyemeje. Ni igitabo cyanditse nyine ku buryo wenda ntago nzi niba cyaryohera abantu bose, ariko byibura gukuramo isomo nk'iryo kumva ko next time ubutaha nujya gufata decision, ubutaha ni wumva ko ngiye kujya kureka kurya amafiriti kabara 5, 3, 4 ibintu birakoreka. Ikindi kintu avugamo ni ukuntu nyine ubundi iyo principe yayivanye kuri rockets, ibintu byanaza kuri kuntu bohereza mu kirere ama rockets barabara nyine 5, 3, 4, 2 ubundi bagafiring up. Rero ni muri ubwo buryo no mu buzima busanzwe umuntu yakagerageje gucountinga kubara igihe cyose umva conscience yakubwira ngo wagombye gukora iki kintu. Surtout ko iki gitabo cyunganira igitabo navuzeho ubushize kubijyana na procrastination. Ku bantu rero bafite ikibazo cyo postponing ibintu byo kumva wiganyira, nzabikora ejo, ndabikora nsoje, uwo muntu nagombaga gusubiza se nzamusubiza ikindi gihe. Wowe ihe ayo masegonda 5 uhita uhaguruka nyine ugire action wagomba gukora. Murakoze rero, Imana ibarinde. Nitwa Bukize. Ubishoboye wazasoma icyo gitabo ukongera productivity yawe, cyangwa se byibura ukajyana ko principe mu mutwe. Ntegeza ko ari cyo cy'ingenzi cyane kumva ngo ndabara 5, 4, 3, 2, 1 ubundi tukomeza. Indi wenda se akantu gato na mentioning nuko kubara ujye inyuma ufite urumva imibare irarangira, ariko ubaze 1, 2, 3, 4, 5, 6 urakomeza, ariko kubara ujye inyuma nyine bituma uwirimita nyine ni 1 nta kindi kiri inyuma. Murakoze rero, naho ubutaha. Ndabakunda, nizere ko uzagira icyumweru kirimo productivity ihagije, cyumweru cyo kubyazwa umusaruro, ukakibyaza umusaruro mu buryo bukwiriye. Bye bye, iteka barindi.